inkingi wegamiye Rwanda ndi inkingi wegamiye. Ariko mu minsi nk'iyi cyangwa se mu minsi isanzwe y'akazi ndimo gutembera ndimo gukora inkuru yanjye ngera muri Kigali. Kigali abantu benshi bararizi ni ishuri rya secondaire riri hara mu mujyi wa Kigali. Mu gihe ndangije gukora inkuru mpura n'uyu musore n'umwana nahuye nawe atembera afite gitari, arambwira ati burya nanjye nzi gucuranga byaba byiza rwose nanjye unshyizemo ufite impano. Umwana ufite impano yagerageje kuncurangira avuga ati nanjye kuririmba nizo nzozi zanjye nubwo nkiga. Urabona afitiye impano ku buryo koko uyu muziki we yazakomeza akawukora ukaba wanazanamutunga. Injogi oya mama we owaruka kumwega ndamukunda n'impamo ko nagukunze kera oya mama we tukiri bato twembi ndagukunda n'impamo tukiri bato twembi oya mama we tukiragira n'utunyana ndagukunda n'impamo tukiragira n'utunyana oya mama we tugitobanga n'utwondo ndagukunda n'impamo tugitobanga n'utwondo oya mama we tukijyana kuvoma amazi ndagukunda n'impamo nge nagukunze rwinshi oya mama we kuko wandutiye bose ndagukunda n'impamo naguseguye inkokora zombi oya mama we maze nkorose urukundo ndagukunda n'impamo nge nakuvanye ibwega oya mama we maze nkujyane bunyiginya ndagukunda n'impamo. Amazina yanjye ni Muhawenimana Jean de Dieu, nkaba ndi umunyeshuri hano Kigali. Usanzwe nkaba ndirimba indirimbo za gakondo, ikindi nkaba ndi n'umucuranzi aho nsengera. Impamvu nahisemo kuririmba gakondo nuko indirimbo za gakondo ziba zifite message y'abakuru y'abato yigisha kandi yubaka. Niyo mpamvu nahisemo gukora indirimbo za traditionnel kuko kenshi mu birori bitandukanye ahantu hose bazifashisha kuko zifite message ishobora kugufasha mu buzima bwawe. Umuco ni ikintu kinini cyane, ni ukuba wihesha agaciro kandi ufite indangagaciro nziza zubaka, kuba ufite ejo hawe hazaza utishora mu bintu mu biyobyabwenge, ukaba uri umuntu ufite intego nziza zubaka kandi ugaharanira icyo kugera ku ntego zawe. Mfite imyaka 18 natangiye gucuranga muri 2016 mu mpera z'umwaka. Gucuranga mbikomora kuri anko wanjye kuko niwe wamfashije kugurira gitari eshanu, niyo mpamvu niwe nigiyeho cyane. Nindangiza amashuri numva nzakomeza kuririmba, kuko nifuza kuzaba umuhanzi. Ikindi kandi nshaka 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 kuzaba umuhanzi. Ikindi kandi
kuririmba nkabikora nk'umwuga noneho nanjye nkaba ntabasha gusohora indirimbo yerekeranye n'umuco. Humura Rwanda nziza, humura humura ngaho ndaje, humura Rwanda nziza, humura humura ngaho ndaje, ndaje gihugu nkunda, dore nkwambariye impuzu, ndi inkingi wegamiye Rwanda, ndi inkingi wegamiye, humura Rwanda nziza, humura humura ngaho ndaje, humura Rwanda nziza, humura humura ngaho ndaje, niba umutima utera nuhame mu gitereko, ndawuhoza simbi ntinya, ndawuhoza simbi ryanjye, humura Rwanda nziza, humura humura ngaho ndaje, humura Rwanda nziza, humura humura ngaho ndaje. Ngiye ku giti cyanjye nabonye ashoboye, nawe uri wiyumva ko ushoboye cyangwa se ufite impano yindi, ishobora kuba atari yo kuririmba, ufite impano yo gushushanya, ufite impano yo gukina komedi, hagati aho mbibutse ko nabamenyeshe ko tugiye kuzashyiraho akantu ko gukina amaseri cyangwa season hano, udufilime twa season hano kuri YouTube channel yacu. Abantu rero bumva bafite iyo mpano, mutanye mutwandikire mutubwira ati ngiye numva nashobora gukina utwo du season cyangwa se utwo dufilime tw'uruhererekanye cyangwa se udufilime tw'udukomedi, kuko hano kuri YouTube abantu bakeneye ibintu bibashimisha, bibasetsa, ibintu bituma ubuzima bwabo bumva bari relax, kurenza ibintu byo kubatesha umutwe. Niba rero wumva ufite niyo mpano yo kuba wavuga ati ngiye nakina utwo dukomedi, nakina izo film, dushobora gufatanya, twandikire kuri ujya muri comment cyangwa twandikire kuri email yacu, cyangwa se ujye muri inbox, cyangwa se utwandikire kuri nimero yacu ya WhatsApp ubona kuri buri video dushyiraho, hama tuzabashe kubonana kugira ngo tugende duteza imbere uyu mwuga wacu wa video. Twibutse ko ibintu dukora twebwe hano ni ibintu biba bifite akamaro abantu benshi, kandi namwe murabe igiciro mukomeza gukurikirana video zacu. Ikintu nirinze kugeza na n'ubu nzarinda gupfa nirinze no gushyiramo amakabya nkuru. Tuzajya dusura abastar, unakibaza se nagira umukunzi wenda nubwo ari kubyinjiramo cyane, ariko ibibazo abantu benshi bagenda bibaza. Well, ubwo buzima ntabwo nkunda kuganiraho cyane, ariko aramutse hari se wenda ntabwo ashaka umubwire ngo ninde aba yujuje ibihe bundi bisabwa ku mukunzi wawe. Kubera one ama Christian, so icyambere agomba kuba ari Christian, kandi icyakabiri agomba kuba yubaha abantu bose, ida uri umukobwa, uri umuntu, umwana, kuba akubaha, nanjye akanyubaha nk'umuntu, kanyubaha nk'umukobwa. Kandi n'ikindi bashaka umuntu who challenges me, umuntu undeba akavuga okay, Fiona, you know, nagufate akabona nyine ufite potential nyinshi ku buryo yagufasha kugera muri dreams zawe zushaka, instead yo kuza akagufata gutyo like bigashira naho muri like growing hamwe. Dusure abastari b'imikino, dusure abastari baza filime, dusure abastari b'abahanzi. Ibintu bidasanzwe kuri njyewe nuko nkunda kuba original, nkunda gukora ibintu by'umwimerere, nkunda wenda mu miririmbire yanjye nkunda kuririmba ibintu biri unique utarumva. So wenda navuga karibuka wenda kumwihariko kuri DJ Pius. DJ Pius ayagiye kurya akavuga ati nkongeye gufata ifunguro, DJ Pius akunda kurya iki? Ibishimbo bigomba kuba birimo. Ibishyimbo? Yego. Kuri ibishyimbo urabyemera cyane? Sana. Ibishimbo bigomba kuba birimo. Dusure abana bafite impano kugira ngo namwe mugende mumenya n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Tubafite n'urundi ruhisho, muzajye mujya kure. ZOOM TV24 ibateganyiriza byinshi. My name is DIDACE. Keep subscribing.